Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye, amahoro y'Imana bane namwe. Nta handi muri ni kuri Mubwire TV. Wakwibaza ngo niki tubwira abantu? Kubwira abantu ko ari beza, kubwira abantu ko tubakunda, kubwira abantu ko tubashimira. Nyuma yo kurira tugasanga abantu benshi bakomerekejwe n'amagambo atari meza, abandi baciwe intege babwirwa ko ntacyo bageraho cyangwa ntacyo bashobora. Twaravuze ngo niki twakora? Reka tubwire abantu ko ari beza, reka tubabwire ko tubakunda, reka tubwire abantu ko ari ingenzi kubaho ari byiza kandi natwe dufatanyije nabo. Uyu munsi rero twagiye, murabona ko twateye intambwe, turi mu karere ka Gasabo ahantu bita Bweramvura. Nta kindi cyatujyanye ni ukubwira umuntu ko tumukunda, ni ukubwira umuntu ko ari ingenzi. Nubwo ari mu buzima bumeze nk'aho butoroshye, bugoye, bukomeye, ariko twavuze ngo tujye kumureba tumubwire ko ari ingenzi kandi ko ari mwiza, hari abantu bamukunda. Murabizi rero ubundi tujyana indabo, tukajyana abahanzi, ariko narababwiye ngo ntabwo ahantu hose ari ngombwa ko tujyana abahanzi cyangwa indabo. Hari igihe biba ari ngombwa ko tujyana ubu butumwa. Nyuma yo kumva amakuru ko yakoze impanuka, amaze imyaka 8 ari mu kagare, twavuze ngo niki twakora? Tugende tumubwire ko tumukunda, tugende tumubwire ko tumuzirikana, ndetse tumubwire ko tumushimira kwihangana n'ubutwari afite. Nibyo rero twagiyemo, mubane natwe, tugiye kumusura, tugiye kumureba, hanyuma tubwire urwo rugendo rw'ubuzima uko byagenze kugera no kuri uyu munsi uko ubuzima bumumereye. Mugumane natwe, turabakunda. Turacyabasuhuza kuri Mubwire TV. Nta bindi tubwira abantu, ni ukubabwira ko ari beza, ni ukubabwira ko tubakunda, ni ukubabwira ko tubashimira, ni ukubwira abantu ko ari ingenzi mu buzima bwacu. Nababwiye ko uyu munsi twafashe urugendo, twagiye gusura umuvandimwe ahantu bita Bweramvura, twagiye kumureba. Nyuma yo kumva amakuru ye y'ubuzima yahuye nabwo, y'impanuka yahuye nayo, twaravuze ngo nawe ari mu bantu dukeneye kubwira ko dukunda, ari mu bantu bakeneye kubona abantu ko hari abantu bamuzirikana, hari abantu bamwitayeho. Narababwiye ngo abantu twese mu buzima tuba dukeneye abantu. Rero nawe ukurikije ubuzima arimo, ukurikije iyo mpanuka yahuye nayo, namenye amakuru ye, ndavuga ngo nawe nzafata urugendo ngende mubwire ngo kuri Mubwire TV turamukunda, turamushimira kandi hari abantu bamuzirikana. Reka rero nawe muhe ikaze, abibwire, abasuhuze, abanza abibwire. Murakoze. Yego, nitwa Prosperi Uwihoreye, ndi umusore. Yego. Mvuka i Rulindo, akarere ka Rulindo. Ndacyari umusore, mba hano mu mpamvu zo kwifuza. Juste ni ukwifuza kubera yuko navuye kwa muganga ntarakira. Murabona aya maguru yanjye uko ameze n'ubu buzima. Kubera juste izino condition z'ubuzima, hari ikibazo? Nta kibazo. Bya bishashi byo kwa muganga ndacyabyambaye. Juste rero mba ahangaha ku mpamvu zo kwivuza. Hano harimo imiti myinshi mu biti nkunda gukenera. Niyo mpamvu nababwiye ngo mba hano nivuza. Ni imiti bampa banzanira. Harimo n'ibinini binageze binahenda. Nk'ibi binini byitwa Zereleto. Ibi. Akanini kamwe ni amantikwagira. Ni ibinini bituma amaraso akomeza gutembera muri kino gice kiri hano hepfo. Ndabibabwira mu kanya nyine ikimanuka cyagize. Ibi byose rero bibayemo kubera impanuka nakoze. Ni impanuka nakoze ikomeye, yanteye kugira ubumuga bwa burundu. Ubu mfite disability iri 100%. Raporo médicale ndazifite, si ngombwa wenda kuzerekana, ariko zirahari. Ubwo bashaka kuzireba yazimbazana nkazibereka. Raporo médicale kwa muganga bankoreye. Hari za CHB, hari z'Igatagara, hari za CHK, hari za Masaka, hari za Faisal. Bose nyine nyuma y'iyo mpanuka nakoze, n'urugendo rurerure. Ariko nanjye reka mbonereho gushimira abakristo twagiye dusengana, ko kuva mu bwana wanjye ndi umukristo, nkunda gusenga. Hari abakristo bahano bita Inyamiyaga Ibyumba. Inyamiyaga Ibyumba ku Ruhango, Igasave, Adepero yo ku Cyuru, Imuko, Apigira Ubuki, Igiti, ahantu hepfo ugana ahantu bita za Muhazi muri commune Giti, Abimuhura, Abinyamabuye. Muri Karongi naho hari abantu nibuka, we Mana twagiranye ibihe byiza. Ubwo ni byo gusenga twagiye dukunda kubana. Adepero Kibuye nabo abantu bo mu Bupfune, Bwishyura, Nyamabuye, Adepero Kibuye. Hari abanyeshuri twabanye, twagiye dukorana amakonseri cyangwa se amakonseri, amasengesho. Ba Sepu ya Kahashi ya Kibuye itarimukanwa z'i Kigali, Sepu na Jibeyi n'Abadivantiste, Abangirikane, Eperi, abo muri Desami,
abakatolika ndabizi home center urahazi ku Kibuye nabo twakunze kubanayo na stade Gatwaro turi mu muhango wo kwibuka 2011 twagiye kwibuka nabo twese kubana muri zindi gahunda zitandukanye. Hanyuma rero n'ahangaha nabo dukunda kuganira bakunda kunsura hano mwansuye n'Ibweramvura abadeperi Ibweramvura nabo ab'Igihogwe ab'Imuhororo abanyabirege abo mu Birembo ab'Ingiryi ab'Imasoro Nyamyumba Shingampuri Mayange Rwinteko hari n'amagurupe nagiye mbamo ayo ku Cyuru aho nize muri Tronkome hari naho nabaye perezida imyaka hafi 3 muri Kibuye. Hanyuma rero hari amagurupe ya Ngwino kwa Yesu abakozi bose bo muri rege twakoranye 2014 16 inshuti y'umuryango abapastor bagiye bansengera abakidikoni ba bishop ubwo nabana kwagiye tubana ariko nkiri agasore ndi mu murimo w'Imana dukunda gukorana. Hanyuma rero n'uburyo butandukanye bw'ahandi nagiye mba nivuza reka bari nabyina ninjiramo cyane. Ndashimira Imana ko yandinze kugeza kuri uyu munsi nkaba ngihumeka. Urugendo rwanjye rw'ubuzima nababwiye ko ngo muri Rulindo niho nkomoka ariko sinahabaye igihe kirekire nabaye Ibyumba imyaka 4 imyaka 3 ku Kibuye abo navugaga n'abantu twagiye tubana nkiri agasore rimwe niga ubundi ndimo ndashakisha abantu b'Inyamasheke karere n'ahandi hatandukanye. Rero ndashimira Imana ko mu gihe gikwiye nagiye kwisangana ntakoze impanuka. Nize ibijyanye n'amashanyarazi muri section mu 6. Hanyuma rero muri Eto Kibuye niho nagiriye ndiga ndasoza maze gusoza mpita mbona akazi ko gukwirakwiza amashanyarazi mu mijyi no mu byaro muri rege. Hanyuma maze kubona ako kazi nkabona ninjira nkakora ariko naje kumenya ko tukize dusinya amasezerano y'akazi naramaze kukageramo. Njye n'abagenzi bange dukora imyigaragambyo ubwo nigiyemo 2014 2016 dukora imyigaragambyo bwa mbere baratwirukana bwa kabiri tubura akazi uzi nyine ubushomeri bw'abasiziyeme 2013 hari na kabiri gutyo uzi biba binyine bitoroshye. Hanyuma ubwo gutinya ko bongera kutwirukana nakomeje ugakora twakuze amarinye menshi muri rege nanga y'Ibweramvura ko twayubatse Ibweramvura mu Cyuga Ijari n'ahandi henshi hatandukanye twagiye tujya. Hanyuma rero ubwo nabikoraga nakunda gusenga ndi umukristo nkunda gusenga ndi umuririmbyi ndirimba ndi n'umuhanzi nkagera ndirimbira Imana ngira gute ariko muri ngiye nkumva mfite ishyaka ryo gukunda Imana kuyikorera no gutuma natuma mbese kumva ko natuma abantu bamenya Imana binyuze muri ngiye. Hanyuma njya nkunda kubata inzozi nakoze impanuka ariko nkatekereza ahantu bizabera bikanyobera uko mu kazi kacu twakoraga k'amashanyarazi uwambaye ibyuma uwambaye ibisarubeti uwambaye amasentire uba wambaye ibintu bitandukanye ku byumva ko uri security no mu mutwe wabashyize no mu mutwe cyambaye nahanuka ndaje mbigereho nahanuka nkora impanuka nari mbyambaye natekereza ko ikintu nari nambaye umugongo ashobora kuba aricyo cyampemukiye kikankomeretsa umugongo bikomeye bigatuma imitsi y'umugongo ikorana n'ibice byo hepfo igira ikibazo. Nari nambaye uruntu runini rw'urusentire ashobora kuba ariko rwabiteye uko mbitekereza. Hanyuma rero urwo rugendo rwatangiye gute 2016 mu kwezi kwa kabiri turi mu kazi ubwo nari maze iminsi tuvuye ahantu bita tuvuye mu mujyi wa Musanze Muhoza ku ruganda rwa Susa tumaze kuruha umuriro ubwo tugarutse mu karere ka Gakenke adeperi Muhondo hariya muri ya soko ry'Umuhondo niho nakoreye impanuka. Hari amarinya arimo amashanyarazi amanuka niho ko ari turi nanutse mu 14 niyo kubita hasi. Byagenze bite rero twagiye mu kazi ryari kwa kabiri nkuko bisanzwe njya mu kazi maze kugera mu kazi ndurira maze kurira ndi hejuru haba icyo bita ngo faute technique cya défaut technique ndetse hari n'abagenzi banje bapfuye ariko ngiye mbaho yarabapfuye pe arabo bashyinguye ngiyewe mbaho hanyuma ntangira urwo rugendo rw'ubwo buzima. Kuva icyo gihe nanyuze mu buzima bugoranye nakoze impanuka mu myaka 26 wongeze 35 ngo kuva icyo gihe cyose ndi muri ubu buzima
ninjiye mu bitaro ubwo nakoze impanuka ndi hari Muhondo banjyana ku bitaro bya Muhondo ni centre de santé biranga banjyana Iruri nkimara gukora impanuka nese ngwa muri koma nahanutse muri metero 14 muri biriya byuma nikubita hasi ku butaka hano ku musozi habi noneho twari twanavuye mu centre twagiye hano hasi mu bishanga byaho ndahanuka nikubita hasi maze kwikubita hasi bagenzi banjye bazi ko napfuye ubwo nari nsiranye n'abatekinisiye babiri abandi bashobotse ku yandi marinye bagiye gukora handi hakurya aho narindi abo twasigaranye umwe muri bo yageze ngo napfuye aramanuka ajya guhamagara imodoka y'akazi ari hasi ahantu hasi bari bayisize bivuze ngo narindi ku musozi hejuru imodoka iri hasi mu gakenke muzi ko hateye nabi nyine noneho abanteruye bamvana aho naguye ntekereza ko n'ibibazo nagize urabona bikubise hasi no mu kuguterura bavuga yuko ngo uyu muntu akoze impanuka zino zacu kumuterura ngo hari uburyo bamuterura bakamushyira ku rubaho njye ntabyo bankoreye ntabyo bari bazi bamvanye ku musozi basa nkaho bantereye mu maboko ari ndi muri koma bampererekanya bangiza hasi ku modoka ku buryo hari ahantu bageze hari umukingo ngo ndabacikane kubita hasi kandi mbacika ndi muri koma urumva nahanutse nikubise hasi nta neurosurgery uhari ngo amenye ikibazo nagize narabacitse bageze kuri umusozi hejuru ku ngarandi ngo barahererekanya bamereza abo hasi noneho abo hasi mu kumfata ndabacika ngo nikubita hasi ndibarangura barongera baranterura nekesa ko hano ashobora kuba ariho umugongo wahise ushwanyukira hari bankira rero imodoka baranzana Muhondo biranga banjyana Iruri aho se ndi muri koma Iruri nahamaze iminsi 3 ndimo ndahumekera muri bombone ndi mu masonde bari mu gushakisha uburyo najya sehashika ariko bibi ngorane ko sehashika hari igihe bitanda bibura impamvu ntamaze iminsi 3 yose bigenda ndi muri koma umwe mu bako turi kumwe mu kazi twakoranaga niwe warundiho turi kumwe bo umunsi wa gatatu rero ugeze bisa nkaho babona ko napfuye baravuga ati rero n'ubundi biragaragara ko Prosper yapfuye ariko reka twe gutuma apfira hangaha tumureke tumwohereze ageze hashika bagiye kumenya ni muri yapfuye ariko bamenye byibuze apfuye asize iki ubwo nagiye se hashika ngewe bagiye kugira ngo barebe impanuka isi n'iki kibazo yanteye ko Iruri ntago afite ubushobozi bwo gupima ngo bamenye umugongo bagize ikibazo kiniki nuko byagenze ubwo rero baranjyana nabwo ari urugamba binyuze mu nzira zigoye ko kugira ngo iriya mihanda yivemo ukiri muzima ndimo ndagenda mva Iruri njya se hashika ubwo babonye kino gisonde ngo cyuzuye amaraso cyuzuye amaraso noneho umuganga wari unjyanye atabwira ati rero nubwo Iruri batabibonye ariko uyu muntu yakomeretse nabi ndetse yaviriye imbere ko Iruri bo baravugaga ngo ikibazo nagize ngo ni imitsi y'umugongo ngo yakomeretse ntabwo bavuze ngo ni imitsi y'umugongo ngo ni imitsi yikanze kwako n'umuntu agwanga ngo yikanze ngo bisa nko yatsikiye ngo yikanze ariko babonye ino sonde yuzuye amaraso batabona yuko ari ikibazo gikomeye nagize ngeze sihashika rero ndashimira Imana ko yantabaye ikoresheje abaganga bitangwa na Médecins Sans Frontières ngo barabaganga kuko sihashika kugira ngo bahite bakubaga bisaba ngo kuba ufite rendez-vous nyine babaguhaye rendez-vous babaguhaye rero ngo kugira ngo batangire nyine bagufashe bakuvure nagezeyo uwo muganga twajyanye nabo baganga bavuraga abandi babatembera mu bitaro nibo babonye babona ambulance irimo kuzunguza baje basanga ikimwe kimwe cyuzuye amaraso bake cyuzuye amaraso rero bahita bavuga ati uyu muntu reka tumusove tutitaye yuko wenda shift yacu ari irangiye kuba ngo bagezemo nka saa 6 barimo gutaha no barebye baza kumfasha barababura uwo muganga wari urimo umwe ngo w'umuzungu ahita avuga ngo reka njye gufasha uriya muntu araza mpimye asana viriye imbere nkimara kugwa igihe hakibu ibibahaha byahise byuzura amaraso birafunga ntibyongera gukora niyo mpamvu nari ndi muri deep coma nari ndi muri coma yandi ya nyuma yego akantu kantabaye rero n'uwo mugabo ngo yaraje ngarantobora hano kuko ngiva muri coma nasanze mfite ibintu ncometsemo hano harimo n'inkovu yego yaraje atobora hangaha mukecuru wanjye ndamufite arashaje yarambwiye ngo bavanyemo indobo ebyiri z'amaraso
uwo mugabo niwe wamfashije kuko akimara kuyamvanamo nibwo CHK noneho yamenye ko hari umurwayi waje itangira no gushaka igitanda bamuzanye gutanga raporo y'umuntu bazanye atazi ariko asove ati ngende barigendera ibisige musige mu bikurikirana aho nahamaze naho iminsi ntibuka ariko aho naviriye muri koma nasanze ndimo abantu babiri sanze mfite agace ko hejuru kumva ukuvana mu mabere kumanura hasi uharuma watema wakuraho ntago ndengira ibyiringiro kubera yuko Imana irankunda namwe kuba muri hano mubwire TV Imana ibaho umugisha nizera ko Imana wenda ibanyuzemo n'abandi bagira neza hari Imana izankorera nyimara kuva muri koma ubwo niho ngeze nasanze ndimo abantu babiri nasanze ntakibasha kwituma kwihagarika nasanze barimo kunyitaho nk'akana k'agahinja ubu ntabwo nkibivuga ngo ndiri kuko nagize Imana nyine Imana iranyomora nasanze banyitaho bana impapa kunangana cyangwa kunungana barimo kunyitaho nk'akana bituma bakampanagura nkanyara bakampanagura ndibwo nasanze ko nambaye ibingibi nje mfiye muri koma nese nikanga ndabaza byagenze bite nabaye iki ko nahumburaga amaso bikanga kumva amaso ameze nk'ari mu bishirira abantu bose ndabayoberwa uretse mama wenyine niwe nibutse umubyeyi w'umuntu arakomeye ubu nawe uri umubyeyi wanjye ubu nawe baye umubyeyi wanjye umubyeyi abakomeye papa byambereye ikibazo gikomeye nibwo nese nibuka ntangira kwibasi byagenze bite se nageze hano gute bansobanurira ukuntu byagenze no kuba mpageze rero bo ndashimira Imana rero yo mu ijuru nuko byagenze uko nguko byarangoye kwiyakira mwabantu mwe biravuna so biravuna bitera agahinda kubera ino shanjama y'ikirere muraza kunyanganira yego nta kibazo agakura kagenda kaza iyo hari mu gihe cy'imvura ngira ibibazo yari mu zuba ryinshi ngira ibibazo ubwo nyine uretse Imana yo igenda yigera ni imiti mbere tubara nayo buri gihe kandi imwe muri yo ubonye ko inahenze navuze ngo kano kanini konyine kamwe na karetse kazarita kangaka akakagura 37 cyangwa se 40 aka wari 14 kandi babinsi bakugura byibuze tubiri ubwo ni nka 80 cyangwa 70 ibyo nkabyongeraho pampegisi nambara zihoraho n'ubu ndayambaye nkabyongeraho bino bishashi kabyongeraho noneho no kwishyura icumbi n'udogiteri yarambwiye ngo akondisiyo y'ubuzima mfite ngomba kubaho ubuzima buri prive ubu niyo mpamvu umuryango ugenda unshakishira no gukodesha kugira ngo byibuze ukomeze nkurikirane kuko narabibonye kubana n'abantu wenda bo mu rugo nka mukecuru depression yazamwica bitewe n'ibibazo ngira hari igihe ngira diare nk'iminsi nk'ibiri urumva ubuzima ndimo muri umuntu akanye tubana gahanagura kano kana musanze aha iyo mama adahari cyangwa umuntu wanjye yagiye mbana nawe na murumuna wanjye iyo uri umwe adahari umwe aba ahari ubwo ubuzima baba mfite yansharije kandi murumva urugendo rw'imyaka irenga 8 ibintu biba bikomeye icyo gihe rero ndi CHK nibwo namenye impanuka nakoze barayinsobanurira ndiyanga ndiheba nanga isi ntangira kwisebera gupfa ariko byose igihe kiragira mbona ko bidakunze bamaze kubona ko nta kintu bankorera kuko CHK barambwiye ngo impanuka nako zirakomeye ntago banambaga banshakira unzambara mu mugongo noneho dukomeza kubaza ese ni hehe bambaga nihe bamfashe bandagira ko najya Faisal ngeze Faisal noneho ntagire ibibazo bikomeye ko nese n'ubwo aribyo bita ngo nama iskari ni ibisebe biza ku mabuno biterwa nuko uryamye muri position imwe nageze Faisal mpindukizwa n'abantu batandatu ku buriri urabona ko akundi abarwayi babagira tuvuge kubona ari uburiri barazaga bane bagafata hano abandi babiri hano abandi babiri hariya abandi hariya abandi hariya umwe hariya undi hariya ababiri hano mu mpande ubwo guhindukiza nukuba yamashuka kwa muganga nyine ariho bagafata bakabirindura ubwo niko nahindukiraga ngeze CHK ubwo na Faisal niko nari kimeze nabo kujya Faisal ni imbaraga z'Imana zabaye kuko yakoreye mu muntu wo mu muryango hari umuntu wakoranaga na murumuna wanjye uwo muntu wagereye murumuna wanjye bajya gufata credit ya 5 miliyoni kugira ngo batange Faisal banyakire
nta mafaranga twari dufite. Urumva hari ibintu nyine biba ugasanga niba ari inzira z'Imana zo kugira ngo uzakomeze ubeho, yakoreye muri uwo murumuna wanjye n'uwo muntu bari bari kumwe amuguza ngo $5,000,000 na n'ubu ngubu ntabwo baramwishyura kuko nari nzi ko rege hari ikintu izamfasha, birangira nabyo nta kintu bamariye, nabyo ndibuze kuza kubigeraho. Ubona arwaye ibisebe bituma mara umwaka ndi Faisal ntarabagwa umugongo. Ndetse n'ama complication mubona kuba ntabasha gushyira ibirenge neza hara ku magare naho byaturutse kuko icyo gihe nari ndyamye ntarabagwa, bose barimo kontereta ibisebe by'ahangaha. Baganga ba Furaha, ba Nkusi, ba Kayibanda n'abandi batandukanye bakuru ya Faisal baranyibuka, baramfuraga n'ahandi hatandukanye nagiye nivuza. Mama igihe kirekire byatumye renza kugira igihe cyo kubagwa mu kwezi kwa mbere, ibisebe bikira. Basanga ubundi bavuga yuko umuntu avunitse umugongo ngo byibuze kugira ngo bamuterete ni amasaha 72 niba n'abiri ni iminsi 3. Iyo bakubaze muri icyo gihe nibwo byibuze uba wizera yuko wazagira recovery nziza ukagira ubwo buzima. Bageze igihe cyo kumbaga rero nta n'ibitekerezo yuko nzakira, nariyakiriye ari ubwo buzima nibereyemo. Icyo nshimira Imana gikomeye muri ibyo bihe nibwo nakubwiye ngo namize mu bihe bitatu. Ubundi hari igihe cyo kwiyanga, hakaba igihe cyo kwikunda, hakaba n'igihe noneho cyo kuvuga ngo Mana napfa nakira ni wowe. Igihe cyo kwiyanga rero numvaga yuko napfa ntacyo nkimaze, sibyo se? Urumva nsubiye inyuma gatoya 2014 na 5 hari agasambu nanse muzehe nk'umwana w'umusore wari utangiye kubona ku kazi, numvaga yuko wenda nzakubakamo hagaturamo. Nakangutse nibuka yuko gasambu gahari kandi ko nta bushobozi bwo kubakamo nyifite, kandi ko nubwo nabugira nta n'umuntu uzanyemera kubera ubuzima mfite. Muri kino gihe nyine urabizi abantu bakunda nyine ibintu nyine bifite imbaraga biryoshye bigize gute. Abakobwa ba kino gihe baragorana, bakunda amafaranga n'ibintu bitandukanye, ariko nkavuga ngo ngewe ubuzima bwanjye bwo birahagaze birarangiye. Nariyanze nkavuga ngo Mana ubundi barakipfira ndacyabaze. Ubuzima mbayeho ubundi bumariye iki nakigendeye. Iyo periode irarangira nongera periode yo kwikunda. Noneho nikunze nahise mbona ko abantu banyanga. Urumva nashaka ko umuntu avuye namfasha ngo nkuremo zino nkari zagiyemo hano. Noneho umuntu yatinda kuza kubikuramo nkabona yuko yanyanze. Buri abantu banyanze bandambiwe byarangiye, nta muntu kinkineye, nta muntu kinkunze, nta muntu kingize gute. Iyo nyinyuramo nayimaze muri igihe kirekire ndise hashika. Noneho nabyo mbonye ko abantu batakinyanga, ahubwo ari uko nabo buri muntu afite wenda ibindi bintu bihugije runaka. Ubwo kuko njyewe nabaga numva nk'ubu ngubu ishatse amaso uragenda ukayafata, ushitse kuryama uragenda ukabikora. Njye rero nabaga ngomba gukomanda, nyamuneka njyama amazi, nyamuneka njyana hanaha. Nabona batinze kubikora nkavuga nti abanyanze byarangiye bandambiye. Iyo periode nagira rangiye. Noneho ya gatatu rero ni iyi ngiyi yo kuvuga ubutumwa, no kuvuga ubuhamya, no kuvuga abo bantu bose twagiye tubana n'abandi bantu bagiye baza kunsura, abakunda kunganiriza, bakunda kuza igihe umuntu aza nk'umukecuru akaza akavuga ati nta kindi kintu mfite mwana wanjye, nje kugusengera Imana. Akavuga ati Imana reka ngusengere. Muri gusenga rero nibwo abantu bagira netse ngase abantu b'inshuti z'Imana bakunda kuba basura umuntu akiri agihumeka, atari nko kuvuga nk'ubu ngubu waranakaje napfuye ukavuga uti numvishe ko wera mbwiye ngo Prosperi hari umuntu wenda Prosperi urwaye imeze gutya reka njye kumureba yapfuye, yari amaze igihe runaka muri disability, ahari hari ahantu wenda nagenda nkabona abantu benshi bamusuye. Byensiri waza ariko kuza umuntu akiri uko avuga reka musure ni umugisha. Imana igibaho umugisha, kandi ntaba ari njye gusa n'abandi bose musura, ndabizi Imana izajya ibaheraho umugisha. Ubwo rero Faisal baramvura, bamaze kumvura ibyo bihe byose maze kubivamo, banjyana i Gatagara banjyana muri physiotherapy nayo ikora ibyayo. Ntamaze umwaka nagiye Gatagara nzi ko nzatankira, ariko ngezeyo mbona bikomeje kuba kwa kundi. Ariko ikintu wigira Gatagara ugezeyo hari Gatagara ya Nyanza, ubona nabonye abantu bakise amaguru hano, nabonye batagira amaboko, nabonye abavuga gusa, nabonye noneho uwo batamika nk'umwana kandi akuze ari umugabo, nabonye batagira amaso, mbona batagira amatwi, mbona batagira amenyo. Mbese Gatagara bagufasha mu buryo buri mentali, mu buryo buri mu mutwe, nubwo batakuvura. Ariko iyo ubonye abandi bantu bahari wowe ubona kurusha, uhita uvuga uti nange ndakize. Ubwo rero nakoze imyitozo, abaganga batandukanye baramfasha, bakajya bankurikirana. Nyuma bampa
kuruhuka nkayongera amezi atatu bigeze aho noneho no kunyakira ibibazo kubera iki nsubiye inyuma mfa Faisal njyayo byari intambara kuko ba bantu bankoreshaga bakimara kubona ko nkoze impanuka ubundi iyo ukoze impanuka muri kampani ugapfa baraza bagahemerekeza umuryango bigata birangira ariko iyo ukomeje kubaho ukomeza kubabera umusigo igiciro cya mbere baramvuje ubwo ni REG barwiyemezamire bo bakoranaga icya mbere barakimvuye n'icya kabiri ariko babonye mazeyo igihe kirekire baranyaka banavuga yuko batananze ndetse rwose tujya no mu nkiko tugiye mu nkiko kuko nyine nari ndi umukozi wabo nubwo banyihakanaga ndabatsinda rero baza kubategeka kumvuza ariko binyuze mu buryo bugoranye nabwo bamvuye icyo gihe njya igatagara batanze ibyemezo ko basamvuza ariko banga kumvuza mbese batanze amafaranga bita ngo ni kosiyo ya kosiyo yo kugira ngo banyakire birangira nta kintu bamfashije ndetse nawe nabatsinze kuko urumva nyine nk'umuntu wabakoreraga narabatsinze bavuga ko bazama imerekeza rero nazo uwo babwiye ngo azazimpe nyine nawe birarangira nawe niba yaracitse niba kiba mu Rwanda ntago mbizi mbese bivuze ngo nabonanye nabo ndabatsinda maze kubatsinda bababwira yuko bazamperekeza no kumvuza ariko babikoze mu byiciro bya mbere byakurikiye ntabyo bakoze ndetse niyo mperekeza kuko naboranye nabo 2018 kugeza uyu munsi ntabigeze bampa twanashatse abahesha b'inkiko turarega tujya henshi hatandukanye NCPD n'abandi ndababwira babijya mu biranga umuvugi naramwandikiye biranga minijiste nabo narabandikiye ni Faisal biranga nabo baje kundeba biranga n'abahesha b'inkiko nabo nabwiye nabo byaranze ngo bashaka abo bantu bakababura ahari uwo mugabo urimo kuko namenye amakuru yuko 2016 ngo niba baraje kureba muri REG bagasanga yagiye akora amanyanga menshi baramwirukana nawe rero ibyo bakoranaga byose arabihagarika ahita nacika aragenda kuko urumva hari ukuntu uba ukora wowe utazi ibintu amakampani yagiranye naje kumenya yuko ngo wari ushinzwe abakozi dukora muri REG bashyira muri rwiyemezamirimo bavuga ngo ushinzwe abakozi ubwo rero mu gutanga imperekeza bavuze yuko ngo wari ushinzwe abakozi ari we uzabikora uwo mugabo rero bashaka ahantu hose akorera barahabura bashaka ibiki birabura na n'ubu ngubu turacyashakisha niba zaboneka natazaboneka nta muntu ubizi ariko wumve ukuntu bitera agahinda wowe murwayi ukomeza kuba victime ukomeza kuba nyine igitambo cy'ibyo bintu byose ibyo bibazo rero biraza bikagusanga ugasanga niwe byibereyemo hanyuma rero ndi gusoza iby'ubu buzima ibyo ndaboneye muri impanuka ni Imana yonyine gusa yo mu ijuru mbese kubibwira umuntu ngo urabimusobanurira ni urugendo rurerure kuvuga ubuzima ubayeho ibyo nababwiye mbere byo kwitabwaho nk'akana gatoya bakagufasha no kuza hano muri salo bansunitse nuko nsunika bakamfana hariya kujya mu kagari baramfasha bakanzana ahangaha nkongera hakavamo bakansubiza ku buriri bakandyamisha ubwo buzima bwabwo kubwakira ni urugamba rukomeye n'intambara zikomeye noneho no kubona imiti ubwayo ukenera kereka nk'iyo ndi kwa muganga muri 2020 nari ndi mu bitaro bya Masaka baranyirukana ubwo mbere yaho nari ndi Kibagabaga mpava njya Faisal mvayo njya i Masaka nahavuye nabwo bampungisha kuko baravuga ngo abanyantege nkatwe corona yabicara kwa muganga ariko barambwira ngo ugomba gushaka ahantu uzajya uba ubuzima buri privé ko nyine baba babizi mva nk'iyo diyarugira iminsi 3 cyangwa se iminsi 2 kuba uri kumwe n'abandi bantu nayo mu cyumba wanyine bavuga uti rwose umuntu mumujyane hirya noneho ngiye nkavuga se ko nkomeje kubaho mana n'iki kintu urimo kunshakira ese ko mbona njye nifuza kuba nakigendera nkabona uracyanshaka mana n'iki ushaka kunkoresha n'iki ushaka kumeza kumenya na n'ubu ngubu ubwo buzima nibwo nkibayeho baracyanyitaho iyo ngize Imana umuntu akansura akanzana agafata kampampa mbishimira Imana umpa tubiri mbishimira Imana kurya urabyumva ni urugamba no hari ibintu nyine ntemerewe kurya amafiriti n'ibindi bintu bigize ubu ni ibikomeye ubu ni ibijumba ni ibishyimbo ni imboga ni ibihaza ni ibidegede ibintu byoroshye byawe ngo bagira niba ari ibiki niba ari amapotaje yego ibinono ngibiki ibyo ngibyo ubushobozi bwanjye hari ibinanira kubonamo kubera yuko nyine babambuza biriya bintu bikomeye kuko no kubyituma kujya kuri toilette ndi mu bantu bashobora kuba bagira constipation ukabamara n'icyumweru
cyangwa se n'iminsi n'itanu, ubwo iyo witumye kubivuga n'umuntu ntazo n'ibiteye, iyo witumye ni ya diyare ishobora kumara kuko biragenda bikipanga byazasohoka ukirirwa muri izo rwaserera. Hari igihe nshobora gukoresha nka pampa nk'eshatu ku munsi, wambara ukura nese. Ndavuga ngo iyo ndimo nivuga ntabwo bintera isoni kuko ni ubuzima Imana yanteretsemo. Ubuzima Imana iguteretsemo ntabwo wabwanga, ntabwo wabwinubira. Ibi bintu byambayeho nkiri umusore, ndacyari umusore. Sinjye ntekereza kuko siningira Imana wenda ikangiraho umugisha hakazagira umuntu usankunda azabimbwira ko yankunze. Ariko ndavuga nk'abakobwa, ariko abakobwa bakino gihe bikundira amafaranga, sinzi ko ari waza muri ubu buzima. Urabona mu mugani wawe ko nicariye ku nimereye umuntu umeze nkanjye, nubwo Imana ikindinze hari byinshi cyane mbona Imana nyine wenda izangirira, ariko birashoboka kuko hari umuntu wagukunda akavuga ati nemeye kubana n'uriya muntu, ariko Imana yamuhaye uwo mutima yabikora. Rero ubwo buzima buragoye, byonyine kubamo umeze gutya ukiri mutoya biragoye. Abantu bafite abantu bameze nkanjye barabizi, baba bazi uko umuntu agenda binyuramo, uko umuntu agenda binyuramo, barabizi benshi cyane. Bamwe barabivuga ni nayo mahirwe bagira, abatabivuga ni wa muntu ugenda akicwa n'agahinda gakomeye, akicwa n'amadepresiyo bikarangira. Ariko nubwo wakigira gute nta kintu wakihindurira. Abantu b'Imana rero ugize Imana ukababona bakagusengera, bakagutera inkunga, ibitekerezo, y'ubufasha runaka. Nkuvuze hari umuntu wageze kunsura, Imana imuhumugisha, sinzi n'ahantu aherereye, byanzaniye udupaki 10 twa pampa aratereka, ariko yaramenye ubuhamya bwanjye, arazambona aranzaniye. Abo nibo mfite ngira mu buzima. Ubwo na sinamenya kuko nyine mu bukode, sinamenya hari igihe kizagera aho navuga ngo nzahubaka, haba nabona n'umuntu akaba yavuga ati wenda nakubakire kara kabanza, byashoboka. Cyangwa se akavuga ati wenda reka uve mu bukode, mfite akazi wenda nagucumbikiramo, birashoboka. Hano mpaba nishyura 50 ku kwezi, kuko ntegereye umuhanda. Mbona ntabwo wajya kuba ahantu, hari ahantu nabaye kugira ngo mve kuhagera no kuhava bigoye. Yego, kuva aho hantu kugera ku muhanda baranteruraga abantu nk'abandi bakanza mu maboko. Rero macakisha ahantu nanjye nakorohereza mu tubana. Rero umva n'ubuzima bugoye, ubuzima bukomeye, kuri kote y'imiti, kuri kote y'imibereho, kuri kote yo kwivuza. Hari n'igihe ngerageza gushaka nk'umuganga uri prive, akaza kandiba hano mu rugo, akaza akamvura, byibuze umunsi umwe yaje ni 10,000. Ubwo nabwo mba nagize nk'Imana wenda ukambwira uti Prosper ubwire wa mama ukunda kukuvura kuko nyine azi. Akaza nk'uwo munsi nkamubwira, akaza akandebera amaguru, akandebera umugongo, akandebera gute, akongera akisubirira akigendera. Kuko iyo uri muri buno buzima sinzi ibintu Imana ibigushakamo, ariko hana abantu kuzana bakagukunda, bakugiraho umugisha. Nese ubu ngubu wenda ushaka kuza saa 9 yogosheje ukagira ngo mbananze kwiyogoshera, n'igihumbi mba nakibuze. Ese mbabeshye ugende hariya mu cyumba akameza gahari ni imiti bihuzuye. Imana ibizi impamvu twabinyuzemo, Imana ibizi impamvu twabiciyemo. Ni amateka akomeye. Abona ababwiriza ya Karongi nabaye turi muri iyo miryango, tujya kwibuka Karongi, biri muri ya stade Gatwaro, hari urwibutso baruzana hariya kuri Home Center. Nabaye mu miryango itandukanye, abantu batandukanye, nabanye n'abantu benshi pe b'Imana, nabanye n'abantu bari bafite umutima wo kuba bafasha bakavanga ibi n'ibi n'ibi. Ariko kugeza kuri uyu munsi hari n'abazi ko namaze gupfa. Hari umuntu wese kunyandikira ambira ngo nari mfite amakuru y'uko ngo wapfuye 16 ngo wakoze impanuka uhita upfa. Ndabwira ndacyariho ndacyahumeka. Muri abantu ba mbere bansuye, muri abambere kuva nakora impanuka muri iyo myaka yose 8, nimwe abantu ba mbere munsi muje kunganira. Ariko ikintu cyanesheje nuko mwavuze ngo mubwire ko mukunda akiriho, mubwire ko mukunda akiriho. Ubu nyine ndara mu nzu bakandyamisha, bakampanagura nitumye, bakangira gute n'ipantaro sinabasha kuyivanaho, cyo ko sinayigeza hano mu mavi, ariko epfo sinayivanaho. Nabura gusugisi nuko umukiriramo. Ariko nkurikije uko ngenda niyumva mu mubiri, hari utumenyetso twiza tugenda tuza mu maguru, tugenda tuza mu mutwe. Ahari wenda Imana izagira igihe izankiza, wenda kandi nawo umugambi ikintu ngiyemo ikimbesherejeho. Rero abagira neza b'Imana n'abandi batandukanye bagenda baza, uzumva ko afite umutima wo kumfasha. Nukuri pe, ahangaha n'ahantu hagaragara, mbese ndi ubuhamya bugaragara. Burya urumva twaravuganaga utarambona, nawe urashura nyiboneye. Rero nuko Prosper yimereye, nuko Imana ikimurinze. Kereka niba hari ibibazo wenda wamaza nkabigira.
oya nta bibazo nkubaza gusa icyo mbwira abantu tubwira abantu ko tubakunda bagihari kandi tubashimire kandi tubafashe aho bishoboka. Prosper murabona ubuzima abayemo, umuntu w'umusore yari afite amaguru, afite amaboko, ingingo ze zose zarakoraga, ntabwo yigeze na rimwe atekereza ko yamera gutya, ntabwo yigeze atekereza ko hari igihe yazaba yicaye mu igare, ntabwo yigeze atekereza ko hari umunsi atazabasha kwikuramo ipantaro cyangwa kwiyambika isogisi, ntabwo wigeze ubitekereza, ariko byarakugwiririye bibaho. Ubuzima rero dufite ni impano, ubuzima uyu munsi dufite ni impano. Uko twaba duca mu bigoye byose, uko byaba bidukomereye, intambara zose waba urimo, ariko ukiri muzima ukibasha kuvuga ngo ndafata iki nkihereze, ndiyambika ibi, ndabasha kwikuramo urukweto, mpindura urukweto, shimira Imana. Shimira Imana kuko ibindi byose wabigeraho, ibindi byose byashoboka. Ariko tekereza umuntu w'umusore kuba avuga ngo ntiyabasha kwikura hano, ntiyabasha kwivana mu igare ngo agere mu cyumba, ibyo bintu murabitekereza. Niyo mpamvu rero nababwiye ngo mureke tubwire abantu ko tubakunda. Prosper akeneye abantu, akeneye abantu. Nimba akubwira ngo kuva yakora impanuka yabaye 2016, nitwe bantu ba mbere bamusuye, nitwe bantu ba mbere bamugezeho. Nshuti zanjye, hari undi mushobora kuba muturanye, hari n'undi nawe ufite ibibazo bigoye, hari undi wagize ubwo burwayi, na Prosper ahari. Muze twereke abantu urukundo, nimuze tubasure, nimuze tubakomeze. Kubona umuntu aganiriza amateka ye biramuruhura. Njya mbwira abantu ngo nta mugisha nko kugira umuntu kumva, kugira umuntu muganira, wanakenera no kurira wumva umutima urushye, ukamuririra. Ariko abantu twabaye sinzi ukuntu tumeze, buri muntu wese arihugiraho mu by'ubuzima. Ariko reka dutekereze tuvuge ngo impano dufite y'ubu buzima niba impano yo kwishyira hejuru, niba impano yo kwishongora, ahubwo iba impano yo kugira umwe muri twe wongera kunezerwa, wongera kumva ubuzima buryoshye, wongera kumva ko hari umuntu umutekereza. Njyewe Prosper ntabwo nakubaza ibindi bintu kuko ubuhamya bwawe, kandi njyewe uko Imana izanshoboza nzajya ngusura, Imana izajya inshoboza nze nkurebe, kandi nintabasha no kukureba no kuri telefone nzajya nkubaza amakuru. Ariko by'umwihariko Imana inshoboze nk'uko mbaye uwa mbere, nanjye hari impamvu Imana yemeye ko hari n'impamvu Imana yemeye ko nkumenya, kuko umuntu yaranyandikira arambwira ngo ujye ubwira abantu ko ubakunda, ujye ubasha kugera ku bantu, ati n'uyu wazamugezeho. Mbibonye koko nawe nkuvugishije ndavuga ni Prosper akeneye abantu, Imana iranshoboza ndetse n'abantu baranshoboza. Ni muri ibyo bikorwa, ntago ari we wenyine, n'abandi tubageraho ko Imana idushoboje. Nabwiye abantu rero ntihari umuntu tuzasura umeze gutya na gutya, nimumfashe tujye kumureba. Abantu bamwe kwa guhuga cyangwa ubuzima, ntabwo ubuzima no hanze nabwo bworoshye, ariko abantu bamwe baravuga ati tuzafatanya tujye kureba Prosper. Uyu munsi rero naje nje nyine nzanye n'abo bantu nabo twafatanyije kukugeraho. Hari abatavuze ati wenda ntabwo twabasha kumugera ariko tujyane. Uyu munsi nza kukureba nkuzanira iyi envelope, urabona iminsi mbiteguye nta minsi myinshi irimo, twabashije kukubonera 110. 110, imiti ugura iragoye, imiti ukeneye n'utwo dukoresho twose tw'isuku, aya mafaranga n'ubundi ni make ntibyavamo, ntabwo byashoboka kuko ukeneye ibintu byinshi. Kandi ukubona n'ukurikiye ikiganiro arabona ko ukeneye ibintu byinshi. Icyo nsaba Imana rero, nsaba Imana, nsaba n'abantu bo kuri Mubwire TV, nshuti zanjye, nimuze twereke Prosper urukundo, nimuze tumube hafi, nimuze tumusure. Njya mbabwira ngo nimuze tubwira urukundo, ntabwo baruvuga, urukundo bararwerekana, urukundo bararutanga. Nimuze Prosper tumube hafi, tumwereke ko agifite abantu, tumwereke ko nubwo ari mu kagari atabasha kugendera ngo asure abantu, hari abantu babasha kumusura. Iyo miti uyu munsi nimba ugize umugisha ukabona ibi, mugurire n'iyo pampa, mugurire n'uwo muti, dufatikanye kugira ngo n'ubuzima arimo arusheho kwicuza. Yatubwiye ko hari abandi bapfuye, hari abandi bavuye mu buzima. Hari impamvu rero Imana yamuzigamye, no kuba umumenyi, no kubonye ikiganiro, hari impamvu Imana yabikoze. Rero tumubere umugisha, dutume yongera kunezerwa, twongere gutuma wongera kubona ko hari abantu. Imana ibaho umugisha. Prosper ni ukuri, Imana ibaho umugisha pe, ibaho umugisha, ibaho umugisha. Mu nkore surprise, Imana ibaho umugisha cyane. Kuva ahangaha njya kwa muganga, iminsi ishize mperutse ku Gikondo kwisuzumisha, nari mfite ikibazo mu kwihagarika, impyiko ze zagize ikibazo.
ndababwiza ukuri ko kuva hano y'Igikondo umushoferi yampiye 25 namuhaye niba ari 10 ari 15 ndasigarana ubu naho ndaza gufataho bite mwishyura mu buzima bwanjye ntago nigeze ntekereza ko nagira abantu b'Imana nkamwe mwansura kurumva ibyo mbona njyewe nagahinda no kwiheba namaganya no kwitekerezaho cyane ariko mubaye intangiro y'ubuzima mubaye intangiro y'ubuzima hari n'abandi bagira neza batandukanye bakubwira ngo turagusengera ariko umuntu ufashe intera akava ahantu mu rugo hari ubw'amazi oya ntago hasi nese hari ubwo wacu njyewe wowe uhazi abo bantu rero b'Imana Imana ikora kino kintu nibo abantu bakenewe cyane muri ubu buzima turimo barakenewe Imana ibaha umugisha kandi Imana ikomeze kubagirira neza niringiye yuko iki gikorwa unkoreye hari n'ibindi bintu byinshi cyane Imana igiye kuntegurira hazi byiza igambirira rero nashimaga Imana ibaha umugisha amen ni urugamba rukomeye ni urugendo ndacyarurimo ndacyari mutoya banambira yuko ngize amahirwe nkagira abantu bamfasha nkabona follow up mbese nkabona gukurikiranwa ngo naza ko nkiri mutoya amaraso akaba akiri mazima uretse iyo mpanuka gusa nakoze uretse ubu buzima gusa mfite nta yindi ndwara mbangiraho mu mubiri ndwara ibisebe n'ubu ndapfutse yewe Mana ndapfutse sinzi niba kamera yagira hano harapfutse hari ibipfuko hari amabandi ibyo bisaba Imana ibinkijije n'ibindi izabikora rero Imana ikomeze kubaha umugisha kandi ikomeze kubana namwe naniringiye yuko umugambi wayo uzasohora kuri njyewe nkabona aho gutura wenda hanjye nkubaka ikibanza cyanjye wenda nkaba nagira umugiraneza akaba yanamfata akamvuza nkaba nagira n'iki ibyo byose bitaraba muzajya mukomeza kunsura kandi nanjye ndabakunze pe mama Imana iguha umugisha amen ubwa mbere nkubonye ariko Imana iguha umugisha amen urankomeje urakoze cyane urakoze nawe Prosper nawe Imana iguha umugisha kandi Imana ikomeze iguha imbaraga Imana ikomeze uguhe kwihangana kandi iguhe ibyiringiro Imana irashoboye Imana ikiza sida Imana ikiza kanseri umunota umwe ibishaka gusa yavuga ngo haguruka cyangwa yavuga ngo ongera nyine usubire mu buzima bwawe rero njyewe nizera ko wamugane icyo mpanuka hari abavuye mu buzima n'ubu no kuri iyi saha twicaye hano hari abakiva mu buzima kuba ukiriho rero icyo ni igishoro gikomeye kikwereka ngo Imana ifite undi mugambi mwiza ndetse no kuba twakumenye mubwire TV ikurikirwa n'abantu benshi cyane harimo abaganga harimo abantu bashobora kumukorera n'ubuvugizi mwumvishe ko ntarabona imerekeza ntarabona ibyo byo mu kazi ntago aziyo byarangiriye ntabwo bazaho byahereye ushobora kubibona ugakurikira iki kiganiro ufite icyo wamufasha ushobora gukurikira iki kiganiro uri umuganga ushobora kuvuga ngo nshaka kumuvura buri kintu cyose Imana yagushyizemo buri mwanya wose Imana yaguteretsemo bubemo nk'umuntu uhesha Imana icyubahiro ntububemo nk'umuntu wihimbaza ntububemo nk'umuntu wishyira hejuru ahubwo ibyo urimo byose bibi byo kuzamura icyubahiro cya Kristo rero kuzamura icyubahiro cya Kristo harimo no kwita ku bantu be harimo no kwita ku bantu bakeneye ko tubereka urukundo Prosper bwira abantu nimero yawe ya telefone ubabwire n'amazina yanditseho ku buryo umuntu wese wabona ariho batabimenye ko naje kukureba hari abatamenye ko nagusura ariko umuntu ari wese igihe cyose uzabonera ushaka kuvuga ngo reka nanjye Prosper mugurire pampa reka Prosper mugurire uyu muti murabona ubuzima ari ni ukuri ntago ngoroshye gira icyo ukora kugira ngo Prosper yongere aryoherwe n'ubuzima babwire nimero yawe nimero yanjye ni 078 5 7 630 ibariye ku mazina uyihoreye Prosper yego 078 5 7 630 niyo nimero yonyine gusa ngira yego 078 5 7 630 ibariye kuyihoreye Prosper niyo yanjye ni yanjye bwite nkoresha Imana rero ikomeze ibaho umugisha nukuri mu ndemeye ibyiringiro mu mbere fondation y'ubuzima uziko numva ntangiye gukira ndumva ntangiye gukira twebwe shene yacu mubwire TV nyine nukubwira abantu ko tubakunda kandi nukubwira abantu nyine ko uko bari kose turabakunda ariko Kristo abakunda kuturusha rero icyo yadushyizemo nukubageraho kugira ngo natwe twongere gutuma wenda mwongera kuryoherwa n'ubuzima nubwo baba bigoye ariko wongere kumenya ko nubwo uri hano hari abantu bagutekereza nubwo uri hano hari abantu bakuzirikana nubwo uri hano hari abantu Imana ikora ku mutima akavuga ngo tujye kumureba rero iryo ni ishyaka ry'Imana bantu rero bakuri mubwire TV turabashimira cyane kandi icyo mbasaba
ni ukuri Prosper ni mumushyigikire, Prosper ni mumwiteho, Prosper ni mumwereke urukundo, akeneye kujya kwa muganga, akeneye gukora ibintu byinshi, ni mumufashe kugira ngo ubuzima bwe bugende neza. Prosper tugusaba umugisha, namwe mureba impamvu abantu bamwe bibaza impamvu tuba twakoze ibintu tukabishyira no kuri kamera, murabona ko akeneye ubufasha. Ntabwo ngewe njyenyine nabona icyo namufashisha, ni mpamvu navuze ngo reka nagakwiye kuza kumusura njyenyine, ariko mfite abantu benshi bankurikira. Muri abo bantu bose rero hari uwo Imana yakoresha akagira icyo akora kirenze cyane. Niyo mpamvu nabikoze kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza. Reka rero tugusengere, natwe watwakiriye mu nzu yawe kandi Imana iguhe umugisha. Ni mu icumbi, icyumba kimwe kakira n'igikoni, kino kimwe ari kimwe kandi agakoni niho harimo utucere kandi duke twose. Rero muri no cumbi Imana ibaho umugisha kandi Imana umugisha. Nawe Imana iguhe umugisha. Ariko nzagira inzu, nzayigira, Imana izaca inzira cyane. Reka rero tumusabire umugisha kandi tumusabire kugira ngo Imana ikomeze kumwitaho. Ubundi kuri Mugire TV turabakunda, mukomeze mwereke abantu urukundo, mukomeze mubwire abantu ibyiza byabo, ntimuzigere muvuga ngo mwakabwiye abantu ibyiza byabo batakiriho, cyangwa namwe ngo mugende mutabwiye abantu ko mubakunda. Mwereke abantu urukundo, mubashimire, mubabwire ibyiza byabo bakiriho. Mana turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye umugambi wawe mwiza utarondoreka, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mana tugushimiye ko waturinze, na Prosper waramurinze nyuma yo kumva urugendo rw'ubuzima yahuye nabwo n'iyi mpanuka, ugahagararana nawe kugeza kuri iyi saha. Wabaye umugabo w'intwari, wakoze iby'imbaraga nyinshi. Mana izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Imitima yacu iranezerewe kubwo kugera hano hantu. Aka gace n'ubwa mbere nkagezemo, ariko hari impamvu yawe, ni umuteguro wawe, ikubwa umugambi wawe. Prosper kubwo ari ubwa mbere asuwe, wari ubizi ko uyu munsi nzaba ndi hano. Ndakwinginze Kristo kugira ngo kumugendera nikube kumugendera gusanzwe gusa, ahubwo ukora ibidasanzwe mu buzima bwe. Reka yongere yumve ihumure, reka yongere yumve imirimo yawe, ibi byiringira afite ko yumva azanakira. Urabishoboye, wabibasha, wabasha kumukiza. Hari ugeze kubwira ngo Kristo ngo wabibasha, ngo wabasha kunkiza. Ndamusengere kugira ngo ikiganza cyawe cyiza, twamenye ngo ukuboko kwawe kwiza kugendana n'abantu bawe, uko kuboko kwiza ni kugume kuri Prosper. Reka kumukomeze, reka kumuha umugisha, reka kumuha imbaraga. Nsengeye abavandimwe be bamwitaho, Mana ubaha umugisha. Umuntu wese witanga agahagararana nawe muri ibi bihe, umuha umugisha. Kandi dusabiye abantu umugisha bose bamushyigikiye, abantu babashe kumuba hafi. Niyo mpamvu tunabasengeye kugira ngo wongere ubashyiremo ishyaka, wongere ubashyiremo urukundo. Muri iyi minsi yanyu urukundo nta ruhari, ariko turasenze kugira ngo wongere ubahe urukundo, bongere bamutekereze, bongere bamuzirikane, bongere bamukunde, bongere bamwiteho. Ngaho mugirire neza, ubane nawe, ugendane natwe, uburinzi bwawe butubeho, ikiganza cyawe kitubeho, kandi ikiganza cyawe kibe kuri Prosper cyane. Umurinde kwiheba, umurinde kwiganyira, umurinde gucika intege, umurinde gusuhuza umutima, umurinde kwivovota no kwibaza iby'iminsi n'ibihe, umurinde kwibaza Mwami Imana ubuzima bwe bwo mu igare, ngo ese buzarangira ryari, ngo ese buzageza he? Kuko uri Imana ishoboye byose, nta na kimwe cyarogoye umugambi wawe, nta na kimwe cyaburizamo umuteguro wawe. Umuteguro wawe twamenye ko ari mwiza kuri twe. Ngakomeza umugirire neza, umuhaze amahoro, umuhaze umugisha, umuhaze uburame. Mana agirirwe neza nawe, ngaho ubane nawe. Umunsi tuzongera kubonana nawe tuzakomeza gushima izina ryawe. Sitwasoza tudasengeye n'abandi barwayi bose, sitwasoza tudasengeye abantu bose bari mu kaga, sitwasoza tudasengeye abantu bose bafite ibibazo ndetse n'intambara. Buri muntu wese mu ruhande rwe umubere igisubizo, kandi umugisha wawe n'amahoro yawe bikomeze kutubaho. Mugire TV twambika imbaraga, udushoboze, utugeze kure. Mana udushoboze gukora neza icyo waduhamagariye. Icyo waduhamagariye no kugera ku bantu bababaye, icyo waduhamagariye no kongera gutanga ibyiringiro, icyo waduhamagariye no kongera gutanga ihumure mu gihe abantu benshi babuze ihumure. Ngaho dushoboze, twambika imbaraga kandi udukomereze amaboko. Natwe turakwemereye kugira ngo udutuma ushaka hose tuzahagera. Ngaho bane natwe dufashe muri byose, tubisabye twizeye izina ryawe rigera Yesu. Amen. Kristo aguhe umugisha.